ntabwo wakwizera ko uyu mugezi ubaho. Iyi migezi ntabwo itemba ahubwo irica. Watinyuka ko waba umugezi wuzuyemo ingona? Iyi ni imigezi 10 iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi, guhera kwisha abantu benshi ku isi kugeza ku mugezi wa Sida. Ntushukwe n'ubwiza bwawo, imwe muri yo yica kurusha inyanja. Reka duhere ku mugezi wa Nili. Umugezi wa Nili ushobora kuba ariwo mugezi muremure ku isi, ariko nanone ni umwe mu wica benshi ku isi. Munsi y'uyu mugezi utuje haryamyemo impigi karundura, ingona za Nili. Ni nini, zirakanganye kandi ziranyarutse. Ntabwo zataka ahubwo ziratega. Isegonda rimwe uri kumesa imyenda, uri kuroba cyangwa uri mu bwato, irindi uba wagiye. Bivugwa ko zino ngona zica abantu amajana buri mwaka, nazo ngona zica abantu benshi ku isi. Ariko ntabwo ari ingona gusa, imvubu, inzoka n'ibyorezo nka kolera bituma umugezi wa Nili uba umugezi wa 10 uteye ubwoba kurusha iyindi ku isi. Ariko mu kanya gato turabona umugezi wa Rutogota ku buryo ikigezemo cyose gishya, umugezi wa Sida kugeza ku mugezi utababariye ikosa na rimwe. Ariko reka duhere kuri Catalamocciba River muri Argentine. Nubwo uyu mugezi utuje ariko ntugushuke. Umugezi wa Catalamocciba niwo mugezi urimo ibinyabutabire bya radioactive byinshi ku isi. Kugira ngo ubyumve neza, ibinyabutabire ni bimwe nk'ibyakoze ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki. Uyu mugezi ufite mu burozi bwa tritanium ku kigero cya 70%. Ubwo burozi burahagije kwica buri kintu cyose kigeze muri aya mazi. Nubwo uyu mugezi umaje kwica batazi neza, ariko abantu baturiye bagira ibibazo by'ubuzima nka kanseri, indwara z'ubuhumekero n'iz'umutima bitewe n'amazi y'umugezi. Ko wajya muri uyu mugezi niho kwinjira mu marembo y'urupfu. Reka turebe uyu mugezi ubamo amafi ajya abantu bita piranha. Waba warayabonye muri filime? Bitubwire muri comment. Piranha River. Uyu mugezi ni wa kabiri munini muri Amerika y'Amajyepfo nyuma yo tugiye kubona mu kanya. Ariko nubwo uyu mugezi ugaragara nk'utuje, ariko munsi yawo habamo amafi mabi cyane ya piranha yataka abantu, intego ari ukubarya. Urugero ni nko mu 2013 abantu 70 batatswe n'aya mafi barakomereka cyane, kuva ku babuze intoki kugeza ku babuze amano yabo bitewe no kurumwa n'aya mafi yatakira mu matsinda. Ibyo byabereye hafi y'umujyi wa Rosario muri Argentine. Nanone mu 2022 abandi bantu 4 bishwe no kuribwa n'aya mafi. Ariko ntitwakirengagiza ko ukama k'uyu mugezi uri gushyira mu kaga abantu miliyoni 40 batungwa n'amazi y'uyu mugezi. Mu kanya gato turabona umugezi wishe abantu benshi mu mateka. Ariko reka duhere kuri Shana Timpushka. Iyo kure mu ishyamba rya Amazon ariko mu gihugu cya Peru hari umugezi ushyushye ujya utwika ikiguyemo cyose. Wita Shana Timpushka cyangwa umugezi ubira Boiling River. Uyu mugezi ureshya n'ibirometero 3 na metero 400, ufite amazi ashyuha akagera kuri degree Celsius 100. Aya mazi abashyushye bihagije ku buryo ahita yica ikiyagezemo cyose. Inyamaswa ntoya zihita zipfa mu kanya nk'ako guhumbya. Abantu bashyari bazima iyo baguyemo. Ariko uzi igiteye ubwoba, nta kirunga kiri hafi aho wenda ngo cyashyushye ayo mazi. Na n'ubu abahanga muri siyanse ntibarabasha gusobanukirwa iby'uyu mugezi. Mu ishyamba rya Amazon nta kintu gitwika cyane nk'uyu mugezi. Mbere yuko tubona umugezi wishe abantu benshi mu mateka, reka tubanze tugaruke muri Afurika ho gato. Zambezi River. Uratangaje, nturakorwaho ari kurica. Umugezi wa Zambezi unyura mu bihugu bitandatu ari byo Zambia, Angola, Namibia, Botswana, ku mpaka wa Zambia na Zimbabwe no muri Mozambique aho usukira mu nyanja y'Ubuhinde. Ariko muri iyo nzira niho uyu mugezi wicira. Guhera ku masumo nka Victoria Falls, amabuye ameze nk'inzembe, ingona, imvubu kugeza ku nzoka z'ubumara buhambaye, byose ni isoko y'impfu ibihumbi ziterwa n'uyu mugezi buri mwaka. Mbere yuko tubona umugezi ubamo ingona nyinshi kurusha indi yose ku isi, reka dusura Amerika. Mississippi River. Nubwo ari uturigongo rwa Amerika, ariko nanone ni umwe mu nzira z'amazi ziteye ubwoba kurusha izindi ku isi. Umugezi wa Mississippi utwara ubuzima bw'abantu amajana buri mwaka, benshi cyane kurusha abicwa na za shaka. Mu 1927 nibwo uyu mugezi wateje ibyago bihambaye kurusha ibindi mu mateka yawo, aho wateye umwuzure ku butaka bungana kilometero kare 60,000. Muri make wateje umwuzure ahantu hakubye u Rwanda inshuro 3 zose, utuma abantu barenga 700 bava mu byabo, abandi ibihumbi bahasiga ubuzima. Ariko reka dusure umugezi ubamo ingona nyinshi kurusha iyindi ku isi.
Caracoles muri Costa Rica. Ushobora kuba atari umugezi muremure muri Costa Rica, ariko ushobora kuba ari umugezi uteye ubwoba mu gihugu cyose. Caracoles ni mu rugo y'ingona zirenga 2000, zimwe zifite uburebure bugera kuri metero 6 zose. Kugira ngo wumve uburyo uyu mugezi uteye ubwoba, kuri buri kilometero kare habarurwa ingona 25. Sinzi niba uri kubyumva. Ikilometero kare ingona 25. Muri aya mazi buri ntambwe uteye ishobora kuba ariyo yanyuma. Abakerarugendo baza kuzireba hejuru y'ikiraro, ariko bakavukire bazi neza ko batagomba kwegera hafi y'inkombe. Caracoles ntabwo ari umugezi gusa, ahubwo ni inyamaswa y'amenyo 1000. Mbere yuko dusubira muri Amazon, mu mugezi tumajije kubona nuwe yagutangaje, wandike muri comment. Reka dusura Ubushinwa ho gato kureba umugezi wishe abantu benshi mu mateka. Yellow River wahita igicumbi cy'iterambere ry'Abashinwa, ariko bakanawita agahinda k'Abashinwa. Uyu mugezi wa Yellow River umaze kwica abantu benshi kurusha undi mugezi waba warabayeho mu mateka. Imyuzure yawo yarimbuye imijyi, irohamisha abantu amamiliyoni, inahindura imiterere y'ubutaka. Kugira ngo wumve uburyo uyu mugezi ari mubi cyane, mu kinyejana cya 20 cyonyine, mu kinyejana cya 20 honyine wishe abantu barenga miliyoni 4. Ubwo urumva ubaza abantu bose batakaje ubuzima bwabo kubera uyu mugezi ntibagira ingano. Uyu mugezi wahaye ubuzima igihugu cy'Ibishinwa, ariko iyo warakaye urabushyingura. Kabiri, Rio Tinto muri Espagne. Uko usa nk'amaraso ni nako wica. Rio Tinto ni umugezi wo muri Espagne utemba mu ibara ry'umutuku, ntabwo ari inkuru mpimbano, ahubwo ni ingaruka z'ibyuma na aside. Amazi y'uyu mugezi afite pH ya 2, muri make afite ubukana nk'ubw'amazi ya batiri. Nta kintu cyayarokoka, nta mafi, nta bihingwa, nta bagiteri zishobora kurokoka muri uyu mugezi, kereka bagiteri nke zavumbuwe n'ikigo gishinzwe isanzure cy'Abanyamerika NASA. Amazi y'uyu mugezi urayakoramo agutwika, uyanywe akwice. Mu binyejana byinshi bishize, ibirombe byagiye biroga uyu mugezi kugeza aho wabereye isoko y'urupfu. Uyu mugezi wa Rio Tinto ntabwo utembana ubuzima, ahubwo amazi yawo atembamo urupfu. Ku mwanya wa mbere mu migezi iteye ubwoba ku isi turasanga umugezi wa Amazon. Niwo mugezi munini ku isi kandi ukaba n'umugezi wa mbere uteye ubwoba ku isi. Umugezi wa Amazon uhisha ibyago byinshi kurusha undi mugezi uwo ari wo wose kuri iyi si. Munsi y'amazi yawo harimo inzoka za anaconda, amafi ya pirana, kugeza ku dusimba twakwica gake gake. Nanone hejuru y'amazi yawo hari inzoka z'ubumara, amajagwa n'utundi dusimba tw'ubumara buhambaye dufite ubumara bwakwica mu gihe kitageze no ku isaha. Uyu mugezi unyura mu ishyamba rya Amazon n'uburebure bwa kilometero 6400. Kwibeshya intambwe imwe bisobanuye kutazongera kugaragara. Umugezi wa Amazon ntabwo ukeneye imyuzure kugira ngo ukwice, ahubwo ufite inzira 1000 zo kukuburisha by'iteka ryose. Iyo yari imigezi 10 iteye ubwoba ku isi kurusha iyindi, muri iyo nuwe yagutunguye, wandike muri comment. Kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi.